ntabwo ariko ikintu cy'ikigabo kibyuka gikomba amasafuriya umwana se aruko yakumva ugomba kuyakumva nyine ugomba kuyakumva ibi ni ibiki ibi byo kwinjira mu nzu ni byo munsi hagarika ntabwo ibito byawe uraza nijoro ku manywa na ryari reba amezi umazemo mu nzu yawe nyamara munyiriza inzu yanjye se yawe yanjye nyine cyangwa ujya muri ibyo ngibyo natayishyura ugezemo amezi angana gusa dore ikida cyaraje uracyagenda urabona yaragabanyutse nturanyura ubu iyi ni hatarajyaho n'amafaranga yawe gira unyishyure cyangwa ngo uyipiri yakumbere nkayi mituweli yo kwandikirana ngewe inkuru ntabwo nari nzi ko uzandukirwa rwose umuntu aguhaye inzu ugiye wibereyemo kwishyura ntukibyibuka noneho nje numva ibintu ngo umuntu ukomba amasafuriya usigaye ukomba n'amasafuriya nkaho kujya mu kazi sizera kubwiye mada ubu neza abantu umudamu yabaye abimbwiriye ko mbyumvishe ndikuza wajya mu mwagambanye mbyumvishe ndikuza nawe uhita kwishyuza wumvishe ngo mfite nko kumasafuriya oh my god ubu se ubundi yakuba wambaye n'agakote keza ni waza kuzana nimugoroba ntayaguha nimugoroba ngewe nimugoroba ninza ntunyishyure ndahita nguhapiriya nta na piriya feniripfa nayo kabisa wenda nakwemera nanjye kugeza ku muhanda nari kabisa sha ubu umuntu mwiza wundi amafaranga yataye nzabu usibye ko uba wambaye ikoti ryaciye ryacitse kabisa zanjye mwarasisenye uzi ko mwazima inzu nayo ikaba ari wisima ubusesima murayigura nase turayigura ariko ibyo tubireka uzongera kurya ari uko wanyishyuye ibintu byo kubyuka ukomba amasafuriya utarangiye njye ntabwo numva ko nabyemera nanjye ntabwo mba byishimiye kuba umuntu agiye ataramwishyura reka nanjye amateni menshi ni amezi ane reka nanjye nagiye nibagirwa ase tuvuge ibintu dusubira ibindi ubundi umuntu w'umugabo ubyuka ukomba amasafuriya afite abana ubwo imyenda yawe ni iyihe ko amezi umaze utanyishyura cyane ariko amezi umaze utanyishyura ni gute utahaza ngo utaha ngo mutwe muhawe ubyuka ukomba amasafuriya ngo nanjye ngo nje kwishyuza za magabo zibyuka zikomba amasafuriya umva se ko n'ibiryo byashize ahubwo tugere mu rero ugeze ku muhanda ntabwo uzongera kubyuka ukomba amasafuriya utarangiye muba mubyutse muhondana ku nzu unyomorera iri si irangi riri ku mupira shafi wari n'umudamu kagende uyu mupanga yasinze ubushuka yani buri genda reka we nzayaguha nawe nzojya kurya rega nimugoroba inzu utarayabona ibintu byawe mbisanga ahantu kuko ibintu by'imiserero byanjye nawe ntabwo nazabibona rega no kugira inzu nkawe bayinari rega inzu niza kabisa umuntu yarabuze umurandirodi nkawe. Oh my god, bro. mbega umugabo w'imbwa itungo wamutamu urantu ngo ndimbwa je ndimbwa ya nito ndimbwa ndamo umuntu arabatunga yabavanye wanyu wowe kazana kunyitima sha nayo n'umuntu nukubigaho kabisa umva se urenze no kumoka toka satani kwa jina la Yesu urenze no kumoka umugabo w'imbwa ukakomba isafuriya base niyo wazanye base niyo wazanye hari ikintu wazanye aha uyasama nyeneye matora yawe matora
ubuyobozi b'iki gihe bari he umuntu ageze kuba arandoda amuteye mu gitondo oya baza urebe ko udatsindwa ari wowe ni wowe uratsindwa sohoka ariko rwose abagore twaranagowe sigibasura ifite sigibasura yego nyine gacha ugende nawe njya uragenda nureba n'abo ari wowe Dissolve!